Haleluya, igitondo cyiza, tambaka akaririmbo, haleluya. Wibuka imbabazi Yesu atugiriye tukabasha kuba tukiriho, n'ubuntu, ubu buntu bwo kubaho, n'imbabazi, n'ineza y'Imana tutasanga ahandi. Haleluya. Tinya nshuti wewe witinya, dore ndi kumwe nawe ibihe byose sindakwibagirwa, uko wambereye inkoramutima. Witinya nshuti wewe witinya, dore ndi kumwe nawe ibihe byose sindakwibagiwe, uko wambereye inkoramutima. Twe gutinya, iki gitondo aravuze ngo witinya, witinya. Haleluya. Witinya, witinya ibiteye ubwoba, witinya aho turi guca. Haleluya. Mu gitondo impundu zikavuga, kurira bararira umuntu nijoro, mu gitondo impundu zikazima. Amen. Haleluya. Witinya, humura muvandi, humura. Imisozi yose Yesu arayitagura. Manywa nayo akitaba. Haleluya. Bitwenge, wowe wari umaze iminsi wabaye, Imana irakwibutse, irakwibutse. Amarira yawahindutse ibitwenge, wowe wari umaze iminsi wabaye, Imana irakwibutse, irakwibutse. Wowe wari umaze iminsi wabaye, Imana irakwibutse, irakwibutse. Haleluya. Wowe wari umaze iminsi ubabaye, Imana irakwibutse,
irakwibutse. Haleluya. Ngiyo bonjuru y'igitondo, ngiyo mwaramutse, ni ngo witinya. Witinya Yesu yabijemo, witinya Yesu arabihagarariye, witinya Uwiteka yimanukiye, witinya amarira yawe wowe wari umaze iminsi urira, witinya amarira yawe ahindutse iki? Ibitwenge. Iki ni igihe cyo guseka, iki ni igihe Yesu amanutse kugira ngo asetse abamwiringiye, abamwizeye bakamwikomezaho. Iyi ndirimbo ndayikunda cyane, yitwa witinya. Witinya, 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 witinya Abashuri, witinya Abashidodi, witinya imisozi uri gucamo, witinya ibihanamanga uri guca, witinya amarira ahindutse ibitwenge, witinya, witinya amarira arahinduka ibitwenge. Ngiyo mwaramutse y'uyu munsi, ni witinya amarira ahindutse ibitwenge. Luka igice cya mbere niho tugiye gusoma, turava ku murongo wa 11 tugere ku wa 15. Luka igice cya mbere umurongo wa 11 kugera ku wa 15 haravuga ngo, maze marayika w'umwami Imana aramubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro, ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye arikanga agira ubwoba, ariko marayika aramubwira ati, witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe, kuko azaba mukuru imbere y'umwami Imana. Ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi azuzuzwa umwuka wera uhereye akivuka mu nda ya nyina. Amen, amen. Uyu nguyu yari Zakariya. Zakariya yagize ikigeragezo kibi cy'ubugumba. Zakariya yagize umusozi w'ubugumba. Ngo umutwe w'amagambo muri iki gice cya mbere dusomye kuva ku murongo wa 11 kugera ku wa 15, umutwe w'amagambo waho uravuga ngo, marayika ahanurira Zakariya ko azabyara Yohana. Noneho ku murongo wa 11 niho dusomye avuga ngo, maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro. Hano ni yari Zakariya, yari yagiye gutamba ibitambo mu nzu y'Imana. Elizabeth umugore we yari ingumba, atabyara, ni umusozi mubi. Buri wese agira ubugumba bwe, buri wese agira ikigeragezo cye. Hari ikintu kiguteye ubwoba. Zakariya nawe yari yarasenze, yari yarabibwiye Imana, bari baringiza Imana, bari baratabaje kubera uyu musozi w'ubugumba. Buri wese agira umusozi we ahagaze hari kurwana nawe, ariko ndashimira Imana kiri hejuru ya byose, kiri hejuru y'imisozi yose, kiri hejuru y'ibiteye ubwoba byose, kiri hejuru y'ibyo bibazo byose biduhagaritse umutima mu gihe nk'iki. Ndashima Imana yo ikazamanura marayika wayo kudutabara no kuturwanirira. Abamarayika bashinzwe ibisubizo byacu bakabizana. Iki gitondo rero natwe umenye ngo witinya. Yavuze marayika yabwiye Zakariya ngo, witinya Zakariya. Nakunze ku murongo wa 11 bavuze ngo, maze marayika w'umwami Imana. Hari marayika Imana yamanuye mu kibazo cyawe, hari marayika Imana yamanuye muri uwo musozi umazemo igihe, hari marayika Imana yamanuye wo kukurwanirira, ukugezaho n'imbaraga zicitse, hari marayika Imana yamanuye wo kunesha, hari marayika Imana yamanuye kugira ngo ibyo bintu birangire. Niyo marayika yabwiye Zakariya ngo, witinya. Haleluya, witinya. Imana yabirangije, witinya. Imana igiye kubikora, witinya. Imana irabishohoje, witinya. Imana ibirimo, witinya. Imana igiye kubikwereka, witinya. Imana igiye kubisoza, witinya. Imana igiye kubikoraho, witinya. Igiye kugira ikibikozeho, witinya. Witinya, irabirangije, witinya. Zakariya, Zakariya ushyiramo izina ryawe. Ubu ntabwo ari Zakariya, uko bivuga bya Zakariya byararangiye. Witinya Mame Beneze, witinya. Niko ijuru ryavuze, witinya, kuko ibyo wasabye Imana byumviswe.
amasengesho wasenze cyagiye yarumvishwe, byagezeyo. Bya bindi wapfukamiye Imana ukayibwira byarumvishwe, byagezeyo. Witinya nawe ushyiremo izina ryawe, wibwira ati witinya. Umugore wawe Elizabeth azakubyara. Icyo kibazo inzira kigomba gucamo, igisubizo cya Zakariya cyagombaga guca muri Elizabeth kugira ngo Elizabeth atwite abyare. Natwe igisubizo cyacu ari aho kigomba guca. Icyo twabwiye Imana hari aho kigomba guca. Muri iyo nzira nyine Uwiteka yavuze ngo kirahaciye, kuko yavuze ngo umugore wawe Elizabeth, inzira ushaka mu gisubizo cyawe cy'urubyaro muri Elizabeth, hari umuhanda witwa Elizabeth Uwiteka yaciyemo. Haleluya. Hari inzira yitwa Elizabeth Uwiteka yaciyemo, kuko dukeneye ubutabazi, ko dukeneye igisubizo cy'ibyaturishije imbere y'Imana, cy'ibyo twajyanye imbere y'Imana gusenga. Ngo Uwiteka yarabyumvishije, azakubyarira umuhungu uzamwite Yohana, azakubera umunezero n'ibyishimo. Ibyo Uwiteka akoze nibyo kutunezeza, kandi bifite izina, ni ibintu bitazibagirana. Impamvu Imana iha ibintu izina ni ukugira ngo bitibagirana. Igisubizo cya Zakariya cyari Yohana. Izina Yohana ntigeze risibika, byagumyeho. Ni ibintu bizagaragarira amahanga yose, bakajya babibazanya bakavuga ngo nibyo byarabaye ibi, dore uko byagenze, byarabaye. Uwiteka yarabikoze. Yesu arakora ibintu agashyiraho n'ikimenyetso, kashe izajya igenda ibigaragaza, naho twaba tutakiriho bikagenda bigaragaza ko ari Yesu wabikoze. Haleluya. Twe gutinya rero ibyo tubona twe nk'ibikomeye, Uwiteka yaje kubigira ibyoroshye, ngo kukazaba mukuru imbere y'Imana. Ni ibintu bizubahisha Imana, ni ibintu bitazanaducumuza, ngo ntazanywa inzoga, ngo ntazagira gute. Ibyo byose ni ibintu bivana umuntu mu mwuka, ngo ngazuzura umwuka wera w'Imana ngo hereye akiva mu nda yanjye. Ni ibintu bizanatuma n'umwuka wera agenda akora n'ibindi tutari tuzi, agenda akoresha imbaraga ze. Witinya iki gitondo, nanjye ne gutinya ibyo twariririye Imana, ibyo twasenze Imana. Iki ni igihe, uyu mwaka Imana yavuze ngo abasenze neza bakayikorera neza, abo Uwiteka agiye kubiyereka. Wasenze neza, wakoreye Imana neza, ipozisiyone bya bindi byakurijije, bya bindi watakiye Imana, bya bindi waririye Imana ukiyiriza imbere y'Imana, byahagurukije nyiribihe. Haleluya. Abamarayika bajeyo, ngo Yakobo yararyamye, ngo yisegura ibuye, ngo nuko ararota, ngabona abamarayika bamanuka ku rwego, ngo abandi bazamuka. Hari abamanuka baje gufata ibibazo dufite, hari n'abazamuka babijyanye, hari n'abandi bamanuka bazanye ibisubizo by'ibyo twasengeye. Uyu yari marayika rero uzanye igisubizo cya Yohana, yarazanye nako igisubizo cya Elizabeth na Zakariya abaha Yohana. Marayika yarazanye Yohana ati ngibi ibyo Uwiteka mubimenye ko ijuru ryabyanzuye. Imana irabanza ikanabitubwira, nawe ubimenye Uwiteka arabikubwiye. Ibyo wasengeye, bya bindi wanihiye Imana, bya bindi hari n'abavuze ati ibi ngibi ndabihebye bitazanancumuza bikambuza ubugingo. Oya, ibyo Uwiteka byamuhagurukije. Kandi uzibuke gushima, uzibuke guhamya Imana Data wa twese, uzibuke kwamamaza izina ry'Uwiteka, uzibuke kuramya Imana, uzibuke kwamamaza icyubahiro cy'Imana. Witinya Zakariya, urashyiramo izina ryawe. Humura, imisozi iri imbere yawe Uwiteka yaje kuyiritagura, kandi ibyo akoze yabihaye izina, bizamamara, bizamenyekana ko Uwiteka ari we Mana, kandi ibyo akoze ntibizasibangana. Uzajya uhora ubyibuka, ushima Imana, n'ababyibutse mufatanye gushima Imana. Abishimira izina ry'Uwiteka barushaho kunezerwa, kandi ikindi ni ibintu bitazongera no kugucumuza, ahubwo uzajya uhora unezerewe Imana. Umwuka wera nubyibuka arushaho kwaguka muri wowe, umwuka wera nubyibuka arushaho kugufasha muhimbaza Imana, umwuka wera arushaho kuzura kuva bikiba. Haleluya. Uwiteka ashimwe. Data, turagushimiye ko wamanuye ubuntu bwo kudutabara, ukaba utubwiye ngo twe gutinya ibyo twasengeye ko wabyumvishije. Wakoze Mwami, kumanura abamarayika bo kudutabara, kumanura abamarayika bazanye ibisubizo byacu, kandi bikaba bitugezeho ubu nonaha tukiri ku mavi, ubu nonaha Mwami kuri uyu munsi tukaba tubonye intsinzi. Urakoze Yesu kudutsindiye, urakoze Yesu kutwambukije aho twari twararuye, aho twari twaragenze igihe kirekire, imisozi ukaba uyikije, tuba tugiye gutambika, tukaba tugiye kugenda humutse, tuba tugiye mu mahoro, kandi bikaba ari ibintu bizarama bitazasibangana. Wabihaye izina. Oh haleluya, oh haleluya. Urakoze Yesu, kandi bizongera kuducuruza
kubera ko uzaba wavanyeho wa musozi, ntabwo tuzongera kunanizwa nabyo, ahubwo birabirangije. Urakoze Yesu, ushimwa none n'ibihe bidashira. Tugushima iki gitondo kubw'ijambo ngo witinya ibyari imbere yacu kubirangije. Turagushimiye Yesu. Haleluya. Turanezerewe, turabyakiriye. Amen, amen. Shalom, shalom. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer.